Yes, mbanje kubasuhuza abakunzi ba RAMUKA TV nk'ibisanzwe rero murabizi ni byinshi tugenda tubagezaho ni ibiganiro bigiye bitandukanye tubagira muri entertainment tukabagirira mu buzima busanzwe tukabagirira ahantu hagiye hatandukanye henshi tukabagezaho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye rero RAMUKA TV ngira ngo murabizi intego yacu no gufasha urubyiruko rugiye rutandukanye mu kuzamura impano zarwo twibanukira rero tubagirira ahantu bita imusha dusanga urubyiruko rumeze neza cyane rwiteje imbere mu bigendanye na sinema Rwanda rwakoze byinshi bigiye bitandukanye twaganira ikiganiro kirambuye ngira ngo ntizimbye mu magambo reka mbageze ikiganiro twaganiriye mwumve the way bitejemo imbere hanyuma ibintu bigende neza the creator Rwanda the creator w'Imana nk'ibisanzwe bayita RAMUKA TV RAMUKA TV murabizi tubagezaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye turamanukira tukabagirira ahantu hagiye hatandukanye nkuko mubibona kuri screen za RAMUKA TV mfiteho abantu batandukanye umuntu ashobora guhita yibaza ngo aba bantu ni bantu ki wenda ntizimbye mu magambo reka ntangire mbaza umusista unyice ruhande sister karibu kuri RAMUKA TV ndetse n'abagukurikiranye. Okay, murakoze yitwa Ineza Gaëlle Evrine ukabanza ku izina rya Line muri no filime dukina. Ya uvuga ngo muri no filime mukina ngira ngo abakurikiranye RAMUKA TV mwahise mwumva sanse ndimo nageze ku bakinnyi ba filime reka twegere na ni mami wacu ni sister wacu nawe atubwire karibu kuri RAMUKA TV. Koze yawundi amazina yanjye nitwa Mama Aline cyase Jackie reka twigerere ku ibogari nawe kwegereye nayo TV. Yego murakoze amazina yanjye nitwa Kanamugire Jean Claude muri filime nka nitwa James. Kadukomeze hirya gato. Murakoze cyane abantu nitwa Nshimiyimana Theogene bakunzi bacu rero ba filime ukwicuza abandi director wayo tukaba tubasaba kudushyigikira cyane kuko dufite intego nziza cyane kubagezaho ibyiza gusa. Ya nkunze ukuntu ahise arasa ku ntego ngo ni director ngira ngo ahise twinjiza no mu murongo mwiza cyane ahise avuga na filime barimo barakina muri iyi minsi. Anyway none se hari ubundi urebye muri societe nyarwanda hari abantu benshi bakunze kwitinya bakumva ko gukora movie ari ibintu byo gutumwanya ari ibintu nyine bidafite gahunda. Ese mu by'ukuri wenda mwebwe ibyo bintu mubifata mute? Bitewe n'ukuntu ngiye mbibona mu buzima yego ntago byabura uhura n'uguca intege ugahura n'undi kubwira ngo courage nyine biba bigoye ariko nyine twebwe ntago tubyitaho cyane. Cyambere ni ugukora kandi kabisa nicyo kintu cyambere ubundi ntago umuntu mu buzima ntago yabura umuca intege. None reka twibarize na mami wacu sinzi niba ari mami wacu wenda atubwire hari ukuntu ujye ubona nk'umumama yitinya akumva atakina filime kandi ama episode nagiye mbona hacaho muri iyi minsi kuri channel yanyu harya bundi channel yanyu mbwire channel yanyu niye? Channel yacu yitwa Umwe Online TV. Umwe Online TV nari nkomeje hari ukuntu ubona nk'abadamu cyangwa se igitsina gore cyitinya kuba cyakora movie. Ese w'ibyo bintu ubitekereza iki Jackie wacu? Murakoze mu buzima busanzwe nyine abantu bumva ko umuntu ukuze atajya muri ibyo ngibyo byari by'abana batoya ariko akazi n'akazi kuko bibaye ibyo hari abantu babemerewe akazi runaka abandi batakemerewe kuvuga ngo rero aka n'akazi kandi tugakura tugakunze nk'abantu bakuze ahubwo n'abandi bakuze bari bafite iyo myumvire ni baze dukorane dukore pe kuko nta kibazo ntacyo bitwaye. Ya iyi ni RAMUKA TV rero ngira ngo utarakora subscribe urimo uracikanwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye byinshi kandi byiza ngira ngo murabona ko uyu munsi abantu twasuye abakinnyi ba filime nyarwanda twabasuye kabisa wenda reka nikomereze kuri director hari ukuntu nyine mupanga ukuntu mukora. Ese ubundi ni nta mbogamizi muhura nazo mu mikorere yanyu? So murakoze cyane imbogamizi zo ntago zabura kimwe cyo nko gutangira natwe nk'abaacteri harimo abo bica intege akavuga ese ni actinga gutya nkakina ibi bintu muri societe mbayemo muri rusange bazamfata gute aho rero bikamuca intege rimwe na rimwe turamubuze muri ubwo buryo bitewe nabo hanze izo mbogamizi turazibonye cyangwa se mushobozi muri rusange
ugasanga nabyo bitubereye imbogamizi aho gukinira heza tuba twifuza. Ibyo byose rero tugasanga ni imbogamizi, ariko bitewe nuko twifuza kugera heza kandi tukabagezaho namwe ibyiza abakunzi bacu, turumva byose tugomba kubirenga, tugakomeza kubagezaho ibyiza. Ya birumvikana cyane kandi nako biba biri. Ese wenda reka nibarize uyu mutipe kuko nabonye yakitinga muri iriya filime ni ukwicuza. Ese wowe wenda nk'iyo urabona iriya role wakitinze umeze kuriya ndetse uracyari muri acting uko twabasuye uyu munsi muri shooting, ese wowe biriya bintu nta kintu bikubangamiraho mu buzima busanzwe kuba wenda ushobora guhura n'umuntu akaba yavuga ati set dore cyawe gihungu gutya na gutya? Murakoze man, ibyo muri sosiyete hanze nyine birakujena tu bavuga ati dore ka gahungu gatenda kakazihakana ibiki nyine ibintu bitandukanye gutyo, nta mubebe n'umwumva wakwizera nyine tu. Ya birumvikana cyane. Ngira ngo rero ibintu bikinwa abakomeje gukurikirana RAMUKA TV ni ubutumwa tuba dushaka gusiga, ni nk'ibisigo muri makeya. Reka twikomereze wenda reka mbaze uno musista nawe ndeka mubaze ikibazo nk'icyo nari kumubajije. Ese wowe Gaera iyo ugeze hanze ukabona the way uwo ubundi hanze bagufata gute ugereranyije na role ufite muri no filime Kwicuza? Urebye ukuntu hanze bamfata bitandukanye, ukuntu hanze bambona muri no minsi yo gukina filime nyine usanga bitandukanye n'ibisanzwe. Usanga ncaho ugasanga bavuga ngo nginda ngo bagateye inda ngo karararutse bakagira ngo birakomeje kandi atari ibyanyabyo tu. Ibi dukora nyine no gukina na nyine tuba turi muri business tu. Okay, birumvikana cyane. Reka nigarukire kuri Jackie wacu. Ese Jackie ni nk'ikihe kintu ushobora kuba wabwira umunyarwanda cyangwa se umunyarwandakazi muri rusange gukurikira aka kanya ushaka kwitabira ibintu bya filime nyarwanda cyangwa se ushaka kubyinjiramo? Murakoze. Umuntu ushaka kwitabira filime nyarwanda we naze abikunze atareba abantu hanze baguca intege. Usibye nda no muri filime no mu buzima busanzwe hari igihe ukora ibintu abantu bagashaka kuguca intege, ariko ntago ari byo. Wowe ugomba gukora ikintu nk'uko wakiyemeje kandi ufite icyo ushaka kugeraho. Twebwe tukina filime kugira ngo twigishe abantu, turi kwigisha urubyiruko, turi kwigisha abantu bakuze. Ntago gukina filime ari uburara pe, niba bifate nk'akazi nk'uko ubyuka ukajya mu kazi. Ya birumvikana cyane, niba bifate nk'akazi nk'uko wabyuka ukajya mu kazi kandi koko nibyo. Ngira ngo twikomereje zabakomeje gukurikirana RAMUKA TV, murabizi tubagezaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi twabamanukiye tubagirira ku bakinnyi ba filime bafite channel yitwa Ubumwe Online TV. Ngira ngo wanyarukira kureba filime zabo n'ibikorwa byabo bigiye bitandukanye bashyiraho, hanyuma ugakora subscribe kugira ngo ujye bijye biza buri munsi cyangwa se ujye ubibona buri munsi. Wenda dusoza director niki wabwira umunyarwanda ugukurikiye wifuza kuba yakinjira muri sinema nyarwanda? So ndumva ikintu nababwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi, mutinyuke dukore tugeze ubutumwa ku banyarwanda, tubashe guhindura abantu benshi. Ngira ngo hari mwagiye mubibona muri video zacu n'ibyo twifuza kubagezaho. Ntago bikwiye ko mwari ukirimo gukomeza amasomo aterwa inda akava mu ishuri, birababaza cyane. Ngira ngo ababyeyi mudukurikiye, abana mudukurikiye muri mu mashuri, mugerageze ibonaga ari umuco mwiza. Niba umubyeyi agutumye diplome ukamuzanira inda, kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Rero ubutumwa twatanga ni ukugira ngo cyane cyane ku bana biga, niba ugiye ku ishuri ugomba kwitwararika. Hano hanze hari byinshi, abasore babashukisha byinshi, ugasanga aragufashe arakwandagaje, ejo bundi ndaguteye arayihakanye, ugasanga uhuye n'ibibazo, uteje n'ibibazo umuryango wawe. Ni byinshi rero tuba tugomba kwigiraho. Ubutumwa twaba hano kugira ngo muhinduke, nicyo filime yacu ibinagamije ahanini. Ubutumwa dutanga bwo kugira ngo sosiyete nyarwanda ibashe guhinduka, tubashe kugira u Rwanda rwiza ruzira aba bana batateganyijwe, ruzira abanywa ibiyobyabwenge, ruzira ibyo byinshi bibi, kugira ngo tubashe kuba mu muryango muzima kandi ubereye u Rwanda koko.
Wow, nkuzi ukuntu bivuze neza cyane. Urare baravuga ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Muntu ukurikiranye RAMUKA TV ukaba uri urubyiruko, ngira ngo wumvishe impanuro nyinshi abantu bafite ubutumwa bwiza kabisa ushobora gukurikirana. Ngira ngo rero reka mbashimire ku mwanya mwaduhaye kabisa, ndetse nishimiye ikiganiro cyiza tugiranye. Reka ubutaha tuzongere duhure ndetse tuganire n'ibindi birenze cyane. Wenda ngira ngo dusozera wagenda buri muntu yagenda asoza wenda anivuza akantu gato. Ushobora no kuba washyira akantu gatoya bitewe, ushobora gukina akantu gato kugira ngo ubanze unayemeze umuntu. Ni nka kapera muri makeya si byose cyane cyane. Reka duhere kuri uno musore n'ubundi agira akana dushyiraho gatoya, nibwo ari muvi ariko hari akantu ushobora guhita ushyiraho bigahita biryoha cyane. Sheri yapani ibyo bifanta byanyu mama, ibyo bifanta barumva bibishye pe. Wow. Aha, niko wa muhungu we, ufite ubwenge cyangwa maybe yaraburiye? Ngaho genda. Mwana we sha, mfite ubwoba bw'ukuntu umuryango wanjye uzamenya ko nwite. Wow, ngira ngo rero mwabonye abacteri n'abactrice dufite hano kabisa baramerita. Ushobora buri hano kuba wamubona ukabona zikwactinga neza, ukabona mutumira muri movie yawe, cyangwa se wenda nawe ukaba wakwifuza kwijoininga. Wenda nk'umuntu aramutse ashaka kwijoininga director yababona te, yabakura he? Murakoze cyane. Group yacu yifuza gukura kandi yifuza kwaguka. Umuntu wifuza kuba yatujoininga, turahari dukorera imusha, ariko hagati aho ngaho nubwo twakorera hari ni nimero za telefone twatanga. Mubaye mudukeneye buryo bworoshye mwahamagara 0788 74 02 92 cyangwa se 0788 9 23 35 97. Aho ngaho mwatubona mukaza mukaduha ibitekerezo bizima kugira tubashe kuzamuka, cyangwa se wifuza kuba yakorana natwe akatwiyungaho tukabasha gukinana filime. Abo bose turabiteguye kugira ngo tubashe gukorana neza. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane rero, ngira ngo abakomeje gukurikirana RAMUKA TV mwababonye cyane bameze neza byatari. Rero ntuzigunge ugume mu rugo wenyine, ahubwo hari ahantu ushobora guhigira amafaranga henshi hagiye hatandukanye, ndetse urumva ko ari umurimo umeze neza cyane. Nshishikariza abantu rero kubakurikirana RAMUKA TV kuba bajoininga abantu ndetse bagakuramo izo nama nyinshi zigiye zitandukanye. Yari RAMUKA TV rero nk'ibisanzwe za Open the Creator on mic, Yvonne Nyiramutuzo kuri kamera. Duhuze ubutaha. Ciao.